Braho bavandimwe ubu ngarutse shaka kubaganiriza ku mushinga kirimbuzi ushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye UN cyangwa se Loni wo gushora abantu mu busambanyi ugamije kubagira ibicuruzwa nyuma bagapfa bagashira. Uko bimeze ibikorwa by'uwo mushinga bimaze guhitana abantu benshi. Tugendeye ku mibare igaragazwa no kuvuga ko duhereye mu bana kwa ku mushinga wahereye mu bana turaza kubibona wica abana warangaza niho wahereye. Reka dufate Afrika yacu ariyo continent africain nibura hamwe dukeka ko hakiri wa muco nyafrika, ahubwo niho ibintu byazambiye. Duhereye nkuko nari mbivuze muri Afrika mu bana 10 bari hagati y'imyaka 10 na 11 murumva ko n'abana no kuri bato cyane. Nibura babiri batwarinda iwabo. Ibaze mu bana 10 babiri batwaye inda. Umva ko ingaruka zibageraho ni nyinshi. Ibyo si mu bana, mu bantu bakuru biteye ubwoba. Abantu bakuru urebye gusa abantu 10 mu muhanda gusa ugenda, abantu 10 nibura batandatu bayobowe n'irari ry'ubusambanyi barasambana. Abantu bakuru imibare ikagaragaza mu bakozi bamwe batangiye kubona amafaranga bakinezeza bagasohoka. Urwego rwa mbere rw'abakajo abanyakabyizi nibura 5 mu bakozi 10 barasambana. Uva ko ni ibintu bikomeye biteye ubwoba. Muri abo bakozi batangiye gufata agatubutse basanzwe bafite za contract kubera kwa gusabana amayoga, nibura abantu 7 ku 10 barasambana. Ni imibare ntabwo mbihimbye, ni imibare igaragaza aho ubusambanyi bugeze. Muri abayobozi ku rwego rwo hejuru muri company cyangwa se mu miryango itandukanye cyangwa inzego zitandukanye, nibura abantu 4 mu bantu 10 barasambana. Nabyo ahanini ugiye kureba usanga ari nayo mayoga, ushaka za promotion, ako byose no gusambana. Reka turebe noneho Mungu abubatse biteye ubwoba. Muri babantu bagize za nzego z'ubuyobozi, aba muri kampani, mu miryango itandukanye, izindi nzego, ubuyobozi, nibura abagera kuri 4 mu 10 bayobowe n'irari barasambana. Muri babakozi basanzwe nabo nibura 3 mu 10 baca inyuma bagenzi babo bubakanye ngo. Ibi ngibi
nibyo bishyira ingaruka bitera n'ingatanya. Babikora rimwe kabiri bikamenyeka, ugasanga noneho za gatanya zirimo zigenda ziyongera. Imibare naho igaragaza ibintu bikomeye biteye ubwoba. Mu mudugudu abantu 100 nibura 2 baratanduka, buri gihe 2 batanduka. Namwe ni kwibaze ukuntu ingo zirimo zisenyuka ngo mushinga. Izo ngaruka z'umushinga ubusambanyi uterwa inkunga nayo we. Imiterere y'umushinga w'ubusambanyi, turebye ibyemezo byafashwe mu mwaka w'1998, urwego rumwe rwa Loni rushinzwe abakozi rwemeje umushinga wo gushyiraho uruganda rw'ubusambanyi. Hano hari amaraporo, ibitabo byaranditswe, abanyamategeko babivuzeho, abantu batandukanye bagiye babyamagana, ariko umugambi warafashwe. Uwo mushinga w'uruganda ruterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye, utera inkunga abasambana cyangwa abasambana ibitsina bitandukanye, umugabo n'umugore, bagatera inkunga n'abahuje igitsina, aribo bitwa abatinganyi. Ibyo bintu ntabwo ari njye ubivuze, byanditswe n'abanditsi benshi, inyamakuru byinshi byarabivuze, ariko byafashe ubusa. Reka turebe uko uwo mugambi uri gushyirwa mu bikorwa. Kugira urwo ruganda rubashe kugera ku byo bashaka, Loni, inzego za Loni zabishyizemo amafaranga, zabishyizemo ubushake, zabishyizemo ubushobozi. Reka dufate urugero rumwe, urwego rwa Loni rushinzwe amashuri rwashyizeho porogaramu ihamye yo gukangurira abana, kwigisha abana ubusambanyi uhereye ku mwana ukivuka. Gahunda yo kwigisha ubusambanyi no kwigisha abana uko bukorwa, ikindi bakatangira no kubakorakoraho kugira bazamurirwe irari ryabo. Urumva iyo utangiye mu bana, wa mwana ukivuka ugatangira kumwigisha ayo mahano, ubugamije iki? No kumurinda. UNESCO mu kwagura uwo mugambi, uwo mushinga ya kirimbuzi, bashyizeho ibitabo. Nk'uko mubibona, ibitabo byatandukanye bijyanye n'imyaka. Igitabo cya mbere, Ma sexualité de 0 à 6 ans, ni ukuvuga iki? Ubusambanyi bwigishwa ku mwana ukivuka 0 ukageza ku myaka 6, bafite ibitabo byabo byitwa Ma sexualité. Abana guhera ku myaka 6
ukageza ku 9 naho bafite ibitabo byabo. Abana guhera ku myaka 9 kugeza ku myaka 11 nabo bashyiriweho ibitabo byabo. Nibwo burezi. So kuba ngo bitangiye vuba, i Burayi ho byatangiye kera. Abanditsi benshi n'abantu benshi babihagurukiye, barataka, bararira, ariko byabaye impfabusa. Si ibyo, gahunda yabo ni ukugira isi ituweho n'abatinganyi. Bisobanuye ko ntabwo bifuza yuko habaho iyororoka ry'abantu nk'uko Imana yabishatse. Akabazo ni kamwe, ko ibihugu byose bibirebera, ababihakanye ni bande? Ntabwo bafite ubushobozi bwo kubihakana, barabyemera. Utabyemeye afatirwa ibyemezo. Kugira uwo mushinga wa Loni w'uruganda rw'ubusambanyi ugere ku byo bashaka, bashyizeho uburyo bwo kubwamamaza. Uburyo bwa mbere ni social media. Mugiye kureba mugakurikira, muzasanga izi mbuga zose mubona, X ariyo Twitter kera, YouTube, Facebook n'izindi, nta kindi bashyiraho n'ubwo busambanyi. Hariho kwamamaza ubusambanyi mu binyamakuru, kuri radio, televiziyo na za social media, YouTube, izo ngizo twari tuvuze, bagamije kwigisha ubusambanyi. Ahangaha reka mbonereho kubwira cyangwa gutanga ubutumwa kuri bashangazi, les émissions cyangwa émission, ibiganiro by'abashangazi n'izindi émission zigamije kwigisha uko ubusambanyi bukorwa ku maradiyo, kuri za televiziyo n'izindi mbuga, ko muri gushora abana bato, abana banyu, abana bacu muri uwo mushinga w'ubusambanyi. Muri gufasha indaya mu kuguma muri ubwo busambanyi. Muhagaritse umushinga cyangwa se mugahagarika izo za emission, birumvikana indonke muzaba muzirengagije, ariko mumenye yuko muzaba mufashije ikiremwa muntu mu kwitandukanya n'uwo mushinga, kwitandukanya n'iyo myanda, kwitandukanya n'ubwo bugome bwa Satani. Ubundi buryo bwo kwamamaza ni byo bita les poupées, les dessins animés, arizo bita cartoons. Zirimo zisohoka muri ibi bihe, nta kindi zerekana, berekana, bigisha ubusambanyi. Ndumva buri wese abizi, cyangwa n'utabizi yareba izo za cartoons, nta kindi uzabona. Niba atari ubusambanyi bigisha, n'ibindi bijyanye n'ibishitani. Bene data, ingaruka mbi z'uyu mushinga, nimurebe namwe
uyu muntu yapfuye apfira ku gasi azize iki? Icyo azize ikishi, ibyo azize ni byinshi, cyangwa impamvu z'urupfu ni nyinshi, ariko uko bimeze ko ariko kose ntabwo umuntu warezwe yakagombye gupfa muri ubu buryo. Ababyeyi be bazi yuko akiriho, yaragiye gucuruzwa. Ujya mu busambanyi ugaterwa irari ryinshi, tugendeye ku bushobozi n'uburyo bwashyizeho mu kwamamaza ubusambanyi. Naberetse ingero z'abana bato babandi hagati y'imyaka 10 na 15, 18 aho ngaho, bari kuri social media bashaka abasambanyi. Biri nta handi biri, ni kuri zo za social media bonyine bari kwisabira abantu baza bagasambana. Ingaruka yindi ni ubucuruzi bw'abantu. Ubucuruzi nk'uwo mwana se uri aho ngaho ufite irari ryamurenze, agize amahirwe akabona abo bacuruza abantu, bazahita bamutwara. Nta kindi azakurayo, azumva ko agiye kurangiza irari rye, abone amafaranga yicuruza amagara ye, niho apfa nabi. Ndumva ntawe utabizi, ntawe utazi izo ngaruka. Izo nganda zicuruza abantu nta kindi ziba zibatwayemo cyangwa zibatwariye n'ubucuruzi, bagacuruza amagara yabo. Ba nyiri inganda bakabakuramo amafaranga. Bisobanuye ko umuntu aba igicuruzwa. Umuntu aba igicuruzwa, agacuruzwa nk'ucuruza ibyo kurya, nk'ucuruza ibikoresho bindi. Biteye ubwoba. Za raporo zarakozwe, imiryango igifita ko ubumuntu, abanditsi babivuze, ariko bako abo bacuruzi cyangwa izo nganda zicuruza amagara ko zishyigikiwe, ntawe uzikoraho, ahubwo zirimo zigenda zagura imiryango. Zicuruza abandi, zicuruza abagore, abagabo, abana babako, abana b'abahungu. Uburyo bababona, begera za centre z'indaya bakabajyana, cyangwa se bagashukisha abantu amafaranga bagiye kubaha imirimo, bakabatwara muri ubwo buryo bagacuruzwa. Za nkuru z'urukozasoni zikurura abana bagashoka ubusambanyi bukabatera irari, ubwo nabo bakahoreraho. Hari ikindi giteye ubwoba, ni tourisme sexuel cyangwa ubukerarugendo bw'ubusambanyi. Biteye ubwoba. Muri ubwo buryo bashinze amaduka y'ubusambanyi, sex shop, nk'uko mubibona. Abana baragenda bakambara ubusa, abantu batambuka bakareba ufite uburanga, uwo bashaka bakamusambanya. Ariyo mpamvu hadutse ubundi bucuruzi bwa chirurgie esthétique. Ni ukuvuga ko n'ubuvuzi, niba nabwita ubuvuzi,
ariko n'ababyigiye bafasha abo bantu ibyo bicuruzwa kugira bikundwe, ko iyo umuntu amaze kwigurisha akagurisha amagara ye ntabwo agira ubwoba bwo kwikuraho umubiri we kugira abashe gucuruzwa neza, kugira abashe gukurura abantu bamusambana. Ariyo mpamvu muzabona hariho abashoka ubwo buvuzi, niba nabwita ubuvuzi, bakongerwa ibibuno, bagakurwaho iminkanyari, bakagabanya inda kugira bagaragare neza. Bene data biteye ubwoba. Aya maduka sex shops, wakwibaza se ko ntazibona? Hari ibihugu bitakwemera ayo maduka mu buryo bugaragara, ariko ubu ngubu ntaho zitari. Za social media bagenda bagafunguza bonyine bakabyisabira, bakavuga no haricuruza, agashyiraho na nimero za telefone, agashyiraho n'ifoto, bakamushoka. Bene data twarinjiriwe, ariko hari uburyo twarwanya ubusambanyi ukavaho neza, complete ukavaho. Dufatikanyije birashoboka yuko kavaho. Uburyo bwa mbere bwo kurwanya uyu mugambi mubisha, umugambi wa Satani, umugambi wo mu buriganya, no kwirinda umutego wabo. Umutego n'amafaranga n'indonke, cash. Bene data nitwirinda imiryango itandukanye ishora abana bacu, twirinze imiryango cyangwa abantu abashukisha abana amafaranga kugira ngo bangize ubuzima bwanyu, abantu mujye muba ntimukabumve. Bene data mwirinde imiryango cyangwa abantu babashukisha kashi kugira ngo bangize ubuzima bwanyu. Muri iyo miryango harimo ya miryango ya Miss cyangwa Master, ntawamenya, birashoboka ko hari uko nguko. Imiryango y'ubutinganyi, cyangwa se bamwe batanga imirimo, iyo ubumvise gusa bakubwira ko baguha akazi ariko bagusambanyije, niba ureba kure ujye uhungira kure. Nuko twirinde umutego wa kasha, twihesha agaciro, twange kuba ibicuruzwa by'abandi bantu, kandi twigishe abana bacu buri gihe. Ubwo ndabwira ababyeyi n'abana namwe mugomba kumva mukabona ingaruka mbi zazabageraho mu gihe mwashutswe mukajya mu busambanyi. Ubundi buryo ni ukwirinda wenyine, ukirinda ubusambanyi. Uri umumama, uri umwana se ukibyiruka, uri umupapa, bavandimwe, bene data, bana bacu, irinda ubusambanyi nk'uko wirinda inzara. Ni kuziye impamvu ya mbere niko ugutera ubusambanyi, niko gutera imyuka mibi. Reka mbibasobanurire muri aya magambo. Iyo usambanye munywana n'uwo musambanye ibintu bitatu.
nk'uko umuntu ari mu bice, afite ibice bitatu. Afite umubiri, kagira umwuka, kagira n'ubugingo, ame cyangwa soul. Ibice bitatu niko umwana n'uwo mwasambanye. Icyambere mu mubiri umuha identity yawe, ADN, nawe akaguha iyi. Ukamuha amaraso, nawe akaguha ayi. Nuko aragenda nawe akagenda, ariko ugasigara umutekereza kwako mwara mwanya. Ikindi kibi gikomeye noneho kinakomeye, ariyo mpamvu mbinginga yo kwitandukanya nabyo cyangwa se n'ubusambanyi, nukunywana mu buryo bwo mu mwuka. Niba umuntu musambanye afite imyuka mibi, byo byose ntabwo ubaye wa mbere usambanye nawe, wasanga yarasambanye n'abafite imyuka mibi. Nukuvuga ko mu kwa kunywana umuha imyuka yawe, nawe akaguha iyi. No kuvuga iki? Umuha imyuka yose ufite, nawe akaguha iyi. Ariyo mpamvu usanga abantu benshi bagiye mu busambanyi bagira inkurikizi z'imyuka mibi. Gasanga umuryango warubanye mu mahoro batangiye kuyagute gushwana, batangiye kujya mu makimbirane, batangiye kugwana bishyira kuri za gatanya. Gasanga ubuzima uko bari babayeho, ubuzima burahagaze, blocage mu buzima bwabo. Icyo bakoraho, icyo bacuruza ikigende, ibyo bakora ntibigende nk'uko byagendaga. No kuvuga iki? Iyo musambanye mu buryo bwo mu mwuka, cyangwa iyo munywanye mu buryo bwo mu mwuka, esprit, no kuvuga ko umuha imyuka ufite, nawe akaguha iyo afite. Ariyo mpamvu mubona abantu bagiye mu busambanyi usanga ubuzima bwabo bugahinduka mu bubi. Ibyo bakoraga niba ari ubucuruzi ugahagarara, kumvikana bigasa nkaho bikembera, hakabaho blocage mu byo bakora byose. Niho hinjiramo inyatsi, imyuka y'inyatsi n'ibindi. Urugo rwari rutuje rubayeho amahoro, ugasanga amakimbirane niho atangiye. Niyo mpamvu mbabwira, yaba ari ushatse, yaba ari umukobwa cyangwa se umuhungu, ndabasaba kwitandukanya n'ubusambanyi. Nitubikora basaba Imana imbabazi, Imana izatubabarira, ikureho iyo myuka mibi idukurikira. Reka mbahe urugero rumwe rugaragaza ukuntu abantu bagiye mu busambanyi bagenda bagakurura imyuka ibashora mu bubi, mu bukene na blocage y'ubuzima bwose. Hari abo bita slave queen, bamwe mwumva ko bakize kubera ntuzo ubusambanyi. Abo ngabo nibo bakoreweho inyigo. Ugiye kureba babona agatubutse, ariko uko bayabona niko anagenda. Basigirwa imitungo ikomeye, ariko ukuntu bayibona na niko inagenda. Mu bushakashatsi bwakozwe, nibo bantu bafite desordre mu buzima bwabo.
niyo bakene slay queen. nta wundi mushinga bagira mu mitwe yabo no busambanyi, kubera ko baba baragiye mu busambanyi bakagenda bakura imyuka hirya no hino, ntago yatuma babaho mu mahoro. Indi nama nabagira bavandimwe bacu, abantu bafashe ubusambanyi nk'umushinga, ubwo ndavuga slay queens, sugar daddy, sugar mami, abapfubuzi, abatinganyi, imaraya n'abandi tutazi tutumva. Twirinde nzaba nitandukanya n'ubusambanyi, ahubwo fata umwanzuro akakanya witandukanye nabwo, atari ibyo uzagira iherezo ribi, indwara zitandukanye n'ubuzima bubi uzagushoka, uzahora urwaye indwara zitazwi. Abakubitwa ni bande? Ni mwebwe. Abatagira kirwaza ni mwebwe. Bidakuyeho ko uzahorana umuvumo iteka ryose, nijoro ntuzayibona. Ndangiza, bene data bavandimwe, mugarukire Imana, mugarukire Imana, nayo izabagarukira, izabumva, izabayobora mu nzira nziza. Nimwihane, wihane iby'ukuri, kandi kwihana ni ukureka, nicyo kizatuma utazaba igicuruzwa cy'abantu cyangwa se cya Satani, ahubwo Imana ikaguha umugisha, ugatunga, ugatunganirwa, ukarera abawe, nawe ukazasazira mu maboko yawe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.